bigwi niyarutuhi garagana nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicweje n'akamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe wizakorenda wehe gahora n'Imana mbega Musinga rwizakorenda nkitiyanga. Akarere ka Nyanza kazwiho kuba igicumbi cy'umuco n'amateka. Ababivuga babihera ku kuba muri ako karere hari ahantu henshi habaye imirwa y'abami, bityo hakaba hari ahantu henshi habaye icyicaro gikuru cy'imiyoborere y'u Rwanda n'iterambere ry'umuco warwo. Tukaba twariyemeje kuzajya tubereka aho iyo mirwa yabaye, aho iyo mirwa yahoze, ariko tutagamije gusa kuvuga ngo umwami yarahatuye gusa, kuko umwami ibyo ari byo byose yagomba kugira aho atura, ahubwo tuba tugamije kwerekana ibyabaye mu gihugu, ibyahakorewe birebana n'ubuzima bw'Abanyarwanda mu ngeri zose. Tuzagendera ku byo abantu bagiye bandika, by'abashakashatsi bagiye bandika, cyangwa se n'ibindi byose byamenyekanye bidaciye mu nyandiko. Muzajya mubigezwaho na Nkaka Raphael afatanyijwe na Emile Ayinkamiye, bombi bakaba ari abashakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda. Ubu tukaba twiyemeje gutangirira ku murenge wa Mukingo. Mu murenge wa Mukingo harimo ahantu habiri abami batuye, ariko ku Mukingo nyine ahakomotse iryo zina ni Kaganza, muri uwo murenge mu kagari ka Kiruri. Uyu munsi tukaba turi ku Mukingo nyine. Mbere na mbere tumenya agaciro ka Mukingo tugendeye ku gitabo cya Pages, Albert Pages, cyitwa Royaume Mohammed au Centre de l'Afrique, kikaba cyatangajwe mu mwaka w'1933 i Buruseli. Nubwo bwose harimo ibintu byinshi umuntu atashyigikira, cyane cyane nk'aho usanga asuzugura abirabura, ariko ntibyatubuza kuba twaha agaciro ibyiza birimo. Bimwe mu byiza birimo rero akaba ari ubuhanuzi bwa Mpande ya Rusanga, akaba ari umutondo ukomeye cyane ku ngoma ya Ruganzu wa II Ndoli, akaba ari umuhanuzi w'icyamamare, akaba ari umutoni nk'uko nabivuze, kuko yigeze no kuba umugaba w'ingabo ze, ingabo za Ruganzu Ndoli. Byose birerekana ko ari umuntu uri hafi y'ingoma cyane, akaba ari niyo mpamvu ahari ibitekerezo by'ibwami bitamwibagiwe, byakunze kumuvuga. Muri icyo gitabo rero Mpande ya Rusanga yahanuriye Mutara wa mbere Semugeshi aho ataraba umwami, aho azatura, ariko akagenda amubwira ahantu azatura, ariko ugasanga n'ubundi aha muri uko kubamubwira harimo na gahunda ibyo umuntu yakwita gahunda y'ingoma muri icyo gihe. Nk'ubu yaravuze ati bari ahantu hitwa Mwurire wa Save, agenda amubwira ahantu azaba kugeza atanze, atuzava hano Mwurire ujya i Giseke maze usekerwe, uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8, nuhava uzajya Mwima wima ingoma, ubwo ni Mwima na Mushirarungu, uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8, uzahava ujye ku Mukingo ukingira u Rwanda, uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8, nuhava uzajya Ibweramvura aho ngaho ubu ni mu karere ka Ruhango,
nuhagera imvura izakwira igihugu cyose, abantu bahinge banorore. Uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8. Uzahava werekeze Kigali. Uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8. Kigali murayumva, ni Kigali nyine yagutse, ni ukuba ngari nyine yagutse. Uzagura u Rwanda. Nuva i Kigali uzajya i Gasabo. Uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8. Nugera i Gasabo amata azakwira mu gihugu. Nuhava uzajya i Munyaga. I Munyaga aho ngaho ni mu karere ka Rwamagana. Uzahamara imyaka 8 n'iminsi 8. Hanyuma unyaga amahanga. Nyuma uzajya i Gicumbi. Oya, ntabwo ari Gicumbi, mbabarire, uzajya i Rutare. Rusibye nyine ko Rutare ari mu karere ka Gicumbi. Uzajya i Rutare. Aho ngaho uzahimuka utahava. Bivuze ko ariho azatangira, kandi umugogo we ugashyirwa aho ngaho. Murumva rero ko iyo umuntu akurikije ayo mazina yose y'imirwa, ushobora gusangamo icyerekezo cy'imiyoborere cya politiki muri icyo gihe. Uzajya i Giseke hagusekere, ni ukuvuga ko uzahagirira amahirwe. Uzajya i Mwima na Mushirarungu, maze wime ingoma. Birashoboka ko ariho yimye ingoma, ariko nta bindi bimenyetso bitwereka. Ariko dukurikije ubuhanuzi bwa Mpano ya Rusanga, Mwima ni ukuvuga ko ari ahantu ho kwima ingoma. Hanyuma uzajya i Bweramvura. Bweramvura ni ukuvuga ko imvura izagwa, niba izaba yarabuze izagwa ikwire hose, kandi mu byo umwami yari ashinzwe mu icyo gihe, nk'uko ab'icyo gihe babyemeraga, harimo no kugusha imvura. Ibya Kigali nabyo birumvikana ko ari ahantu hagari, hanini cyane, bikaba bisobanura kwaguka k'u Rwanda. Naho ngo Gasabo numvamo Igisabo, kandi mwese ntawe utazi isano hagati y'Igisabo n'amata. Hanyuma i Munyaga ni kunyaga inka. I Rutare nye akaba n'ubundi hari imva z'abami, ubwo yaramushaga amarenga ko hanyuma azatura. Birumvikana ko aho mu hantu hakomeye cyane havuzwe icyo gihe, ku Mukingo naho harimo. Twongera kubona Mukingo mu gitabo cya Regis Kagame, yanditse mu Gifaransa, cyitwa Un abrégé de l'histoire du Rwanda, cyasohotse mu mwaka w'1942. Muvuze mu Gifaransa kubera ko bishobora kuba ari no mu Nganji Karinga, ndabikeka, harambwiye ko birimo, ariko nari ntarabibona. Hagiye ibyo nabonye nibyo Un abrégé de l'histoire du Rwanda. Aho ngaho akavuga ko umwami Ndahiro Cyamatare akimara kwima ingoma, bene se baramurwanyije ko batumva ko rukwiye kuba umwami. Byatumye mu Rwanda hacikamo ibice, igice cy'iburasirazuba bwa Nyabarongo n'igice cy'iburengerazuba bwa Nyabarongo. Igice cy'iburengerazuba bwa Nyabarongo, umuntu yava kuri majyepfo y'u Rwanda kiyoboka Ndahiro Cyamatare, mu gihe hakurya cyangwa hakuno Nyabarongo bitewe n'aho umuntu ari ho bayobotse abamurwanyaga. Ariko abavandimwe be so bari ikibazo cyane kuri we, ahubwo hari umwami w'Abashi washatse wateye u Rwanda. Ariko mbere yo gutera u Rwanda, ngo Ndahiro Cyamatare yarabimenye, maze ahungisha umwana we Ndoli, amuhungisha kwa Nyirasenge Nyabunyana i Karagwe. Nyabunyana akaba ari umugore w'umwami Karemera Ndagara. Uwo mwami Cyamatare yashatse kugira ngo amuhungishe, kuko yazi ko yakekaga ko bazashira, hanyuma ngo akazaza akima ingoma akamusimbura neza. Ibyo rero ngo akaba yarabikoreye aho ngaho ku Mukingo. Mu gitaramo cyabaye i Nyanza ku itariki ya 9 z'ukwa 9 mu mwaka w'2024,
cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 umujyi wa Nyanza ushinzwe, Kanyandekwe Jean Pierre yabisobanuriye abari muri icyo gitaramo. Igitaramo cyari cyiza cyane mu magambo akurikira. Hanyuma rero buriya baravuga ngo no mu nyambo habamo inyamibwa, mu nyambo habamo inyamibwa. Mukingo ukingiye u Rwanda, reka muri iyo nteraho na Rumagara yivuzeho. Ariko iyo misozi murayizi, abanyenyanza iyo misozi ivugwa mu gitaramo iwanyu murayizi? Komera. Mukingo ukingiye u Rwanda nahabereye inama ku ibuye rihari ari rwo Rutare, iba n'ijambo banga. Mbere na mbere iyo nama yafashe imyanzuro yo kugishisha imfizi iburasirazuba. Iyo mfizi rero ni Ndori, iyo niho hafatiwe imyanzuro yo kuvuga ngo bagishisha imfizi iburasirazuba n'uzaza kubura u Rwanda. Hanyuma iyo nama ikaba yarabereye ku Rutare ruhari, n'ubu haracyari ikimenyetso. Hari Gihondohondo, akaba hasigaye n'Umurehe, n'urwo Rutare rwabereyeho inama. Iryo jambo banga rero umuntu abo bakoze iyo nama nibo biswe abaryankuna, bakaba bari 16. Noneho uwo batumaga ikaragwe bari barabwiye Nyirasenge Nyabunyana ngo uzajya umubaza ngo harya duherukana hehe, natavuga ngo ku karago gashashe ku ibuye ari ryo buye riraho ku mukingo ukingiye u Rwanda, azaba ikimugenza ari bibi. Niyo mpamvu wagiye wa mbere yagiye azi iryo jambo banga ariwe Kimomo cya Gashakamba, uwa kabiri ni Kavuna ari nawe wari ugiye kuzana Ndori igihe cyo kwima kigeze, ariko hari n'abagiye bajyanywe n'ikibi, abo bose ntibagarukaga. Twongera kumenya ibyo ku mukingo nanone muri cya gitabo cya Kagame nababwiye cya Kagame Regisi cya Enaberge de l'Histoire du Rwanda, avuga ibya Mutara Rwogera. Mutara kabiri Rwogera yimye akiri muto cyane, bakavuga ko yashobora kuba yari afite imyaka hagati y'imyaka 7 na 12. Ntawamenya atibeshya igihe yabereye umwami, ariko ducishije twavuga ko yari umwami mu gice cya mbere cy'ikinyejana cya 19 na nyuma yacyo gato, bivuze mbere y'1850 na nyuma yaho. No gucishiriza kubera ko icyo gihe ntabwo mu Rwanda bandikaga amatariki. Yimye ingoma ayimira Murinja mu karere ka Nyanza nyine mu murenge wa Kigoma, akabungu akaba mu kagari ka Murinja. Akimara kwima ingoma yimukiye ku mukingo. Aho ni umwami w'u Burundi yamuteye, ashaka kumufatirana akiri umwana. Uwo mwami akaba yitwaga Ntare Rugamba. Icyo gitero cyateguwe barema inzira mu gishanga cy'urufunzo rw'Akanyaru. Umutasi w'ibwami yarabimenye, ajya kuburira umwami, ajya kuburira ibwami, ariko banga kubyemera kuko ngo hari n'ikindi gihe yatabazaga ibwami ariko igitero ntikibe. Ntabwo rero barakizera ibyo avuga, byatumye n'ubwo ngubwo batamwizera. Abonye ko banze kubyemera ngo araturikararira. Umugabekazi nyine amavuga Nyiramongi ati ubundi Ruhiso yabeshyaga ariko ntiyariraga. Ruhiso ni ryo zina ry'uwo mutasi, ahubwo ni Mutabare. Ati kabaye nk'uko nyine bivugwa muri iki gihe. Hagati aho ngaho ingabo nyinshi cyane z'Abarundi zambutse Akanyaru, zambuka zihishe kugira ngo zidakanga ingabo z'u Rwanda ziri ku nkiko, ngo zari zigamije gutera ku mukingo zikica umwami Rwogera akimara kwima kandi akiri umwana muto. Abarundi bafashe iya mbere binjiye mu Rwanda, ariko bakubitana n'ingabo zivuye ibwami ku mukingo, bahurira hafi ya Buhimba, ubu ni mu karere ka Huye mu murenge wa Satira. Zibakubita inshuro, Abarundi basubira inyuma, ariko ari nako bakubitanye n'ingabo z'Abanyarwanda zari zimaze gutsinda ikindi gitero cy'Abarundi, ariko cyasanze
ingabo zabo biteguye. Izo ngabo zari z'umutwe wa Nyaruguru wari utwawe na Nyarwaya Nyamutezi, maze ngo Abarundi barashirira ngo harokoka Mbarwa. Igitero cyiswe Rwagetana. Icyanejeje ibwami ku Mukingo ni uko bahiciye Abarundi benshi, bityo bakaba barihimuye ku bitero by'Abanyarwanda byashiriye ahitwa ku Muharuro i Burundi, mu ntara y'ubu ya Kirundo, ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro. Nyuma y'icyo gitero rero, icyo gitero kikirangira, habaye kwishimira intsinzi, ibintu byumvikana. Abasizi bajya mu nganzo ku buryo hashoboye kutugeraho ibisigo bimwe na bimwe bigera kuri 3. Hari icy'Abamenya wabishyize mu gisigo yise ngo Imana zitabeshya nyirazo, kuvuga ko ariko ari cyise n'uko ayo magambo ari atangira icyo gisigo. Bikaba bimaze ko Rwogera yari umwami nyawe, ko yatoranyijwe n'Imana kubona Abarundi bamutera akabatsinda, kandi akabatsinda cyane. Hari na Nyakayonga. Nyakayonga akaba yaramamaye ku gisigo cyamenyekanye cyane cyitwa Kwibyara. Akaba ari n'ubundi yaragituye Mutara Rwogera ku munsi wamwimikaho. Ariko noneho si cyo yazanye, ahubwo yahimbye ikindi kivuga ngo numvise urwamo rw'impundu, aho yerekana ibirori byari ibwami ku Mukingo, aho Rwogera yatashye mu rugo, yatashye ibwami afite ibyishimo byinshi, arimo byishimo byinshi, yatashye ibwami mu rwamo rw'impundu. Hari n'abikwakwanya wabishyize mu gisigo ngo zabonye uko nshaka. Ubwo yavugaga indagu zavumbuye ko Abarundi bazatera u Rwanda, ariko akazasubirayo uwo kubara inkuru. Ibyo nibyo twashoboye kumenya, byaririmbye intsinzi y'Abanyarwanda batsinda Abarundi bari binjiye cyane mu Rwanda, bashaka kujya kwica umwami wari utuye ku Mukingo aho ngaho twavuze. Ibyerekeye n'ibyo bisigo tubisanga mu gitabo cya Jesse Kagame cyitwa La Poésie dynastique au Rwanda, cyasohotse mu mwaka wa 1951. Mwumva ko ari hambere, kuko icyo gihe abasizi bamwe na bamwe bakiriho n'abashobora kubisobanura bari bakiriho, ariko ntabwo yashoboye kubitangaza byose, usibye kutunyuramo uko byari bimeze, akatubwiramo bimwe na bimwe. Ariko hanyuma Padiri Bernardine Muzungu yashoboye gutangaza ibindi, abitangaza mu Kinyarwanda muri revue yitwa Cahiers Lumière et Société. Hakaba n'igitabo cyanditswe na Cyprien Rugamba cyitwa La Poésie face à l'histoire, cas de la poésie dynastique rwandaise. Ntabwo Mutara wa kabiri Rwogera yarwanye n'Abarundi gusa, yanarwanye n'Abashi, ariko n'ubu niwe wateye. Ibyo tubisanga mu gitekerezo cyitwa igitero cy'imbungiramihigo kwa Makombe. Imbungiramihigo ryari mu matorero yagize umutwe w'ingabo z'Abashakamba. Izo ngabo zari intore wa kane Gahindiro yaremye ubwo yari atuye mu Rurinja, mu murenge wa Kigoma, mu karere ka Nyanza. Abo Bashakamba baragizwe bwa mbere n'amatorero yitwaga Abashakamba nyine, Inyambo n'Inyamamare. Kuva Abashakamba bahawe umutware Nkusi ya Gahindiro, uwo Nkusi yongeyemo itorero rya Rwamutwe n'iry'imbungiramihigo, ryaje kwamamara cyane kurusha izaribanjirije. Ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, Abashakamba bari bafite inshingano zo kurinda inkiko mu rugero rwo mu Mutara arebana n'Indorwa. Ibyo nkambikisha Milice du Rwanda précolonial ya Jesse Kagame cyasohotse mu mwaka wa 1963. Makombe we yari umwami w'Abashi. Icyo gitero cyabaye mu mpera z'ingoma ya Mutara wa kabiri Rwogera. Icyo gitekerezo
gikubiyemo ubuhamya bw'ibintu tugiye kubabwira. Icya mbere ni uko icyo gitero cyahagurukiye ku mukingo, akaba ari niho cyatabarukiye. Nubwo ariko cyahagurukiye ku mukingo, imihigo yacyo hagati y'abatware babiri b'ingabo yabereye ahitwa i Kambyeyi mu karere k'ubu ka Kamonyi. Icyo gitekerezo kirimo ubuhamya bw'indangagaciro tugiye kubabwira. Hari guhiga, habayemo ubwoko bubiri bw'imihigo. Imihigo y'ubutwari hagati y'abatware babiri bwo kuzatanga undi gutsinda umwami Makombe w'i Bushi, n'imihigo yo kutazahunga urugamba mu mbungiramihigo. Ku muhigo wa mbere hahize Nkusi umutware w'ingabo z'Abashakamba, akaba ari umuhungu w'umwami Gahindiro, ahigana Nyarwaya Rutesi mwene Byavu, umutware w'ingabo z'Imvejuru, akaba ari n'umugabo wa Shongoka, bityo akaba yari umukwe w'umugabekazi Nyinamavugo wa kabiri Nyiramongi, kuko Shongoka yari umukobwa wa Gahindiro na Nyiramongi. Ariko ibyo ni bike, yari n'umutoni ukomeye kuri nyirabukwe wari umugabekazi. Kimwe mu byamurangaga ngo kwari ukurega ababaga ibwami no mu nkengero zaho buri kanya kwa nyirabukwe, kandi nyirabukwe yemeraga ibyo mubwiye byose. Ku rundi ruhande ariko bikamwangisha rubanda. Kuri iyo ngingo akaba yaratandukanye n'igikomangoma Nkusi wakundwaga n'abahisi n'abagenzi. N'ikimenyimenyi Abashakamba nibo bamwisabiye Gahindiro ngo abere umutware. Ingabo z'Imvejuru zatangiye kubaho mbere y'iz'Abashakamba, kuko zaremwe ku ngoma ya Cyilima II Rujugira, cyangwa kugenda barasa, kuko hari aho bigera ugasanga kwitandukanya bitoroshye. Nyarwaya Rutesi yabaye umutware wazo wa kabiri, asimbuye se Byavu. Byavu akaba yaraguye ku muharuro i Burundi. Icyo gihe haguye ingabo nyinshi z'Abanyarwanda bataye i Burundi. Imvejuru zarashinzwe urugerero rw'Igaharanyonga hafi y'Inyaruteja ku nkiko y'u Rwanda n'u Burundi. Urumva ko bamwe bari bashinzwe inkiko yo mu majyepfo, abandi bakaba bari bashinzwe inkiko yo mu burasirazuba bw'amajyaruguru. Nkusi yafashe icyemezo cyo guhigana Nyarwaya ku mugaragaro mu gitaramo ibwami, nk'uko tubisanga muri icyo gitekerezo. Icyo gitekerezo kigira kiti: icyo gihe Rwogera yubatse i Kambyeyi, maze abatware aho bashengereye bavuga ibihugu by'i Rwanda bikomeye bifite abantu b'intwari. Bagushije ku nkiko y'Imvejuru za Nyarwaya Rutesi, bamwe bavuga ko nayo ikomeye, ko Imvejuru nazo zifite abantu b'intwari. Nkusi yungamo ati: cyakora koko Imvejuru ni abagabo iwabo mu gihugu cyabo, ariko rero ntibarimo intwari zo kuratwa mu matabaro. Iryo jambo Nkusi yavuze muri icyo gitaramo ribabaza cyane Nyarwaya. Bukeye umwami ahaguruka i Kambyeyi, aza gutura ku mukingo na Mwanabiri. Igihe bataramye, Nyarwaya ati: ngiye guhigana na Nkusi, baduhe itabaro. Yongeraho ngo igituma Abashakamba b'abagabo ni uko batabarana buri gihe n'abakwiye. Abakwiye bakaba bari ingabo za Rwogera yiremeye. Abakwiye umwami niko bitwaga. Ati: noneho babihindure, Imvejuru zitabarane n'abakwiye, Abashakamba batabara ukwabo. Ariko hagati aho ngaho yamaze kwemera ko Abashakamba bakomeye. Ubwo yavuga ati: igituma Abashakamba b'abagabo ni ukuvuga ko no muri we yabibonaga. Yivugurujeho gatoya. Abatware bari ariko barabishima, ariko bamwe ari ukwanga kwiteranya na Nyarwaya kubera ubutoni bwe
kuri nyirabukwe kandi wari uhari muri icyo gitaramo. Byemezwa gutyo bati muzatere mu Bunyabungo kwa Makombe. Hanyuma ngo mu baburana umwe wayigiza nkana, Nyarwaya yatabaye imbere, ingabo ze ziratsindwa. Mu gutaha bahunga bahura n'imbungiramihigo, bagerageza kuzica intege ariko zirabananira. Ubwo ariko imbungiramihigo zari kumwe n'abashakamba n'itorero ry'abashakamba n'iry'inyamamare, nubwo bwose cyiswe igitero cy'imbungiramihigo, si imbungiramihigo zose zonyine zagiyeyo zateye. Imbungiramihigo zitabarutse, Nyarwaya yararuzi ko imyereko y'imbungiramihigo ibwami ku mukingo iza kumukoza isoni, maze ngo aza kubwira nyirabukwe ko izo ngabo zageze kure cyane, ko aho zagarukiye hari umuzi w'ubushita. Ati ejo ntihazagire ubanduza muri uru rugo. Nuko imbungiramihigo zitegekwa kutarenga mu gisibiri cya Kabagari aho zari zigeze. Hakaba ari hafi yo ku mukingo, haburagaho igihe gito ngo bagere ku mukingo. Ariko Rwogera atahura umugambi wa Nyarwaya na nyina Nyiramavugo, maze ngo aza kubyuka nijoro rwihishwa, ajya gusura ingabo aho zari ziri aho ngaho mu gisibiri. Ibwami ku mukingo baramushaka baramubura mu gitondo, baza kumenya ko yasanganiye ingabo, agamije kwerekana ko ibyo Nyarwaya na Nyiramavugo bavuga ari ukubeshya. Abavuguruje cya cyemezo cyo guhezwa, kuko n'ubundi ari bavugaga ko bashaka kurinda. Ibyo bikaba byerekana ko hagati y'umwami Rwogera n'umugabekazi Nyiramavugo hari ubwumvikane buke muri icyo gihe, bwashoboraga no kubyara amakimbirane. Nta nubwo byamaze igihe Rwogera ubwe yicira Nyarwaya amuteye icumu. Ibyo ngibyo byemejwe na Musenyeri Kagame hamwe ndetse na Vansina muri Rwanda Ancien Royaume Munyiginya. Ariko hari n'umuturage w'Ikaganza nawe ubyemeza muri aya magambo. Yari yaracaye abantu ibwami, bakirirwa ku Karubanda ntihagire ugera ibwami. Noneho rero yava ibwami yasohoka ngo akavuga ngo uyu munsi harapfa umuntu, uyu munsi harapfa umuntu. Noneho rero abanyabwoba bati nyamuntu duhagarareho tuguhaye inka. Bayiha Nyarwaya? Nyarwaya yari muntu ki se? Yari umukwe w'umwami, yari muramu wa Rwogera, yari afite uwitwa Shunguka. Ubwo rero noneho Rwogera aza kubimenya ko Nyarwaya muramu we ari we waciye abantu ibwami ntawe ukihagera. Noneho Rwogera yica Nyarwaya, ngo asesera mu cyanzu, yakundaga kuza gutarama nimugoroba. Noneho ngo asesera mu cyanzu, Rwogera ngo amushinga icumu. Ku muhigo wa kabiri habaye guhiga kutazahunga mu mbungiramihigo. Ubwo imbungiramihigo zagiraga inzaratsi mu karere ka Karongi berekeje ku kiyaga cya Kivu, bacumbitse kwa Gahima ka Mudenge. Aho kwa Gahima hakaba ingoma y'imiterekero, maze umwe mu mbungiramihigo arahaguruka afata umurishyo arawikubita, ati ngoma kwa Gahima, ndamuka mpunze muri iki gitero uzanyice, uzance nako. Abandi bose baramwigana, bakajya afata umurishyo bagakubita ku ngoma bavuga aya magambo ngo ngoma kwa Gahima, ndamuka mpunze uzanshi. Ubwo nabwo bwari uburyo bwo guhiga, ariko none ntawe bahiga, buri wese ahiga kuzarwana ku buryo atazigera ahunga na rimwe. N'indangagaciro umuntu asangamo muri iki gitekerezo hari nyinshi cyane, ariko ndagarukira kuri iyi ngiyi. Ni ingororano.
ingororano yatangwaga mu mucyo. Iyo ingabo zatabarukaga zatsinze urugamba zajyaga kwereka ibwami, zikarara amajoro mu bitaramo ziririmba intsinzi. Muri kimwe muri ibyo bitaramo umwami yagororeraga inka ingabo zitwaye neza. Muri izo nka hariyo bitaga inka y'ubumanzi, bahaga ingabo yarushije izindi zose ubutwari. Buri ngabo yumvaga ko yarushije izindi yahabwaga uburenganzira bwo kwerekana ko ari we uyikwiye, kugeza ubwo umwami atangaje uyitsindiye. Ababuranye muri icyo gitaramo ni Nyiringango ya Semarora, Musuhuke, Ruzirabwoba na Munyinya. Nyiringango ati inka y'ubumanzi ni iyanjye, imbungiramihigo nizo zabitegekeye tukinikiza urugamba, zivuga ko izajyana uzica uriya munyabongo w'insita. Igihe wamwishe muramuzi mwese. Musuhuke ati jeje ntacyo uvuze, bene ibyo ni ukaza uburwanyi, ntibishobora gukurikizwa mu by'inka y'ubumanzi. Wamara kumwica se hanyuma ugahunga, wayihabwa? Ni iyanjye ahubwo, kuko ari jyewe wateye Makombe icumu nkamuvana mu ngobyi, nkamutera kwigenza ku maguru mu gihugu cye. Inka y'ubumanzi ni iyanjye. Ninde se wavuga ko ntawarushije mwese? Ruzirabwoba ati murabeshya mwese. Inka y'ubumanzi ni iyanjye. Igihe Munyinya akomeretse, n'igihe wamwimanye, mwese mungarukira gatatu, bigeza ko mu maherezo mbatera nkanesha. Iyo ntaba biba byarabaye bite? Kuba muba mwaraneshejwe rugikubita. Munyinya ati murabeshya mwese, inka y'ubumanzi ni iyanjye. Ese njya gukomereka mbere yanyu, nakomeretse ntabari imbere? Nkunze ko Ruzirabwoba bibutsa ko mwamugarukiye gatatu nyimana, arabarusha ko kuri urwo rugamba. Ariko se ari wagarukiwe, ari we jyewe, ari wagarukiye, ari we Ruzirabwoba, ninde warushije undi ubutwari? Umwami Rwogera amaze kubyumva aca urubanza gutya, ati inka y'ubumanzi nyigororeye Munyinya, kuko rero watumye Abanyabungo batsindwa. Mbese yatahaba Ruzirabwoba aba yaramugarukiye? Nuko inka y'ubumanzi igororerwa Munyinya. Ikigamijwe aha ngaha si uko Munyinya yahize abandi gusa, ahubwo cyane cyane ni uburyo umwami yabanzaga akabaha umwanya wo kuburana, buri wese agatanga ingingo zimuhesha kuyihabwa, kandi imbere y'abandi bose, abantu bose babireba banabyumva. Noneho umwami akaruca agendeye ku buryo baburanye. Ingororano yatangwaga mu mucyo. Nk'uko nabivuze ntangira, umurenge wa Mukingo urangwa n'ahahoze imirwa y'abami habiri. Hari ku Mukingo nyine, hakaba n'i Kaganza. Kaganza ngo hatuwe n'umwami Mutara wa kabiri Rwogera, nk'uko hatuwe babitubwiye. Bagira ngo nawe tubwire ibyo uzi kuri Rwogera, ariko mbere na mbere waza ukibwira abatureba. Bwa mbere nitwa Hasiri Theoneste. Hasiri Theoneste. Nkaba ndi umuhungu wa Byimbwa ya Sempiga ya Mirindi. Hanyuma se ko mwari mutuyanga kuva kera? Twari tuhatuye uko abasokuruza bose bari batuye aha ngaha? Bari bahatuye. Ni ukuvuga ko uri aha ngaha kuva ku myaka myinshi? Ndi hano naho navukiye. Umuryango wanyu mbese uri hano kuva hashize imyaka myinshi, umuryango wanyu utuye aha ngaha? Aha ngaha niho wari uri. Tubwire ikintu warumvise bavuga kuri Mutara Rwogera. Icyo numviseho nuko nasanze jyewe hari itongo bavuga batani kwa Rwogera, nkasanga ibigabiro
ni nacyo cyari ikimenyetso cy'uko hari itongo ry'umwami. Icyo nziho kuko naravutse nsanga aho ibigabiro, uwo mwami simuzi. wavutse ryari? Navutse 7 na 7 oya 1000 cyangwa ufite imyaka 70 ahari? Mfite imyaka 76. Ubwo nyine navukiye aha nsanga data, kuko na sogokuru niwe warindaga icyo ikigabiro cya Rwogera. Yitwaga nde? Yitwaga Sempika. Niwe warindaga icyo kigabiro? Apfuye hasigaramo papa ari ukirinze. Yigeze no kuza umuzungu, nibagiwe no kuyitwaga, yajyaga aza kugikontora, aza kugisura. Hanyuma se n'igihe ingoma y'ubwami itari ikiriho nabwo barakirindaga? Oya, n'imbere ku ngoma ya Rudahigwa. Ubwo nyine bose yakirindaga iki? Yakirindaga abacyangiza, abatema ibyo biti ku bushake. Noneho uwo muzungu akaza aje kubikontorora, aje kureba yuko ibyo biti hari icyapfuyemo. Noneho ubwo aho Kayibanda amaze gufatira ubutegetsi, nibwo bera abaparimehutu biraye muri cya kigabiro baragitema. Bakimaraho hagenda hasigaraho igiti kimwe, ndetse basa nabo bayimazemo, babazamo imivure, babazamo amasekuru, babazamo iki, abandi basamwe inkwi bayimaraho. Ibyo urabyiboneye? Nabyiboneye n'amaso yanjye. Nabirebaga kuko nari ndiho. Ubwo rero umwami ntabwo muzi rwose, sinamusanzeho. Ntabwo bamumenye, ntabwo byashoboka. Icyo nshaka kumenya ibyo wumvise bamuvugaho, kuko we ntabwo byashoboka. Ibyo mpamvu ubona nasanze bavuga ko yari umwami, ari wowe wari nyiri itongo ry'ikigabiro. Ibyo biti byari birahagana hehe? Aho byari byinshi cyane hehe? Aha hose byari bihari, hose ibigabiro byari bihari, aha hose. Hari aho byagiye biri guturuka ngaha, hose ndahazi. Ubwo aho hose byari ibigabiro, aho byari biri hose, iryo tongo ryari hose ndahazi. Aho byagendaga bigabanira ndahazi, kuko data ko yabirindaga nari nzi ubwenge, yabirindaga bihari. Ndahazi. Ntabwo twabishobora ubu ndahazi. Twabona umwanya wabyo, kandi byadusaba no kwimbura kamera buri kanya ntabwo byashoboka. Ibyo byose hari ahantu hanini cyane. Guhera hepfo aha ngaha gutya, ukazunguruka hariya, ukazunguruka hepfo, ukazunguruka kuriya. Ese muri iyi mpinga yose? Iyi mpinga hose cyari ikigabiro cya Rwogera. Hakitwa ngo iki sanga ubwaho? Hitwa Ikaganza. Hitwa Ikaganza, uretse ko ubundi bahinduye izina hakaba Muganza. Ariko icyo gihe hitwaga Kaganza? Hitwa Kaganza. Wakuze hitwa Kaganza? Kaganza. Neza ubundi barivanye hejuru ubundi izina Kaganza, ariko ntabwo uretse ko barivanyeho mu midugudu, ntabwo barivanyeho. Abandi bose babizi bakuru bazi ko ari Kaganza. Nta mudugudu se hano witwa Kaganza? Oya, nta wundi uhari. Ni Kaganza irahari, bayishyize hariya ku mashuri. Ubu ngubu izina rya Kaganza baryimo babishyira ku mashuri hariya. Nta bindi se waba uzi byagiye bivugwa kuri Mutara Rwogera? Byagiye bimuvugwaho, ibyo yakoze, byabaye ku ngoma ye? Nta bindi se. Nta bindi nzi rwose. Nta wundi mwami watuye aha ngaha se? Oya, ntawe. Urakoze. Aha ngaha mwageze gutura umwami. Uwo mwami ninde? Rwogera.
izina ry'ubwami ryari rihe? izina ry'ubwami ntabwo ryibuka. sindyibuka ariko ni Mutara. Mutara Rwogera. nari ngiye kumuvuga ntacyo bitwaye ni ukungurana ibitekerezo. nari ngiye kumuvuga yitwaga Mutara Rwogera. wamenye gute ko yahatuye? yaratuye hano. wabimenye gute? wabibwiwe n'iki ko yari yatuye aha ngaha? yabibwiwe n'abakuru. mbonye ibigabiro ndavuga ngo biriya biti biri hariya bati ndi kwa Rwogera. ubwo se wanganaga gute? mbaza se mbaza abakuru se wari mu kigero cy'imyaka nk'ingana? nari mutoya. mutoya nk'abana cyangwa? ndumva nari mfite nk'imyaka 6. hanyuma se bakubwiye iki kuri Rwogera kuri aha ngaha? icyo bavugaga kuri Rwogera ntacyo numvise uretse ko nabajije Rwogera ni uwandi bati ni uwa Gahindiro. noneho nyuma rero Rwogera aza kubyara Rwabugiri. Rwabugiri abyara Musinga. Musinga abyara Rudahigwa n'abandi. Rudahigwa wenda namuzi. Rudahigwa ageze agera aha ngaha? Rudahigwa hari ubwo yageze aha ngaha? ageze aha ngaha? umuzi hehe? muzi Nyanza. muzi Nyanza niho muzi. hari ubwo niho ubundi kuba yaje hano ntabyo nzi. hari ubwo wigeze kugira ikibazo umushyira se Nyanza kugira ngo gikemure cyangwa hari kumubona gusa? uretse yuko hari igihe abasore ni ukuvuga shurushefu hari yabwiraga abitwa abamutsi bakabwira abafite abana bakabaha ubwatsi bagashyira inyambo. nanjye narabujyanye iyi nyambo za Rudahigwa ni naho namuboneye neza. sushefu icyo gihe wa hano yitwaga nde? sushefu w'aha ngaha? Ruremesha. ni Ruremesha kuko habanje Karuranga nyuma Ruremesha aramusimbura. Ruremesha niwe uheruka? niwe uheruka. bigeze kuvuga ibigabiro. ibyo bigabiro byari iki? bigeze kuvuga ibigabiro? ibyo bigabiro byari iki? byari biki? byari imivumo. ntabwo wigeze ubibona? warayibonye? ibigabiro warabibonye? banabibaza sinari mukuru. byari biri hehe? twerekana byari biri. ni ukuvuga ngo byari nk'urugo bigose ni nk'urugo. hari ubu turi kwa Rwogera mu rugo kuko ni hagari ni hanini. nta kintu se kindi warabwiwe Rwogera yaba yarakoze ari hano? Rwogera nta kintu cy'igikorwa gikomeye yaba yarakoze ari aha ngaha wumvise abantu bavuga? oya ntacyo numvise. hanyuma se icyo kigabiro cya nyuma umuvumo wa nyuma ugaragaza aho Rwogera yari atuye wari uri hehe? sinababwiye ko ari uraha. byari byinshi nyuma barabyasamo imivure n'amasekuru. abantu baturutse ku Gikongoro n'ubu ariho baraturukaga ariko noneho baza kubaza imivure ariko bafite abo babariza. nari mutoya ariko mbibona nari umusore. hari ikindi kigabiro batubwiye ngo cyandiranye ngo kiri hirya hariya cyahoze ari cyangwa cyitwaga Nyirisoni. Nyirisoni Nyirisoni ra Sezisoni. Sezisoni yari muntu ki? Nicyo giti cy'umuvumo niko bacyitaga Sezisoni. ariko ntabwo kigihari. Oya nicyo gihari cyaragiye cyajyanye n'ibindi. nta kindi batubwira kuri Rwogera? nta kindi batubwira kuri Rwogera? nta kindi Rwabugiri ngo nawe yarahatuye. Rwabugiri nawe yarahatuye ariko simuzi. urakoze cyane. ariko najyaga numva ngo Nyiramavugo yagaga nawe ngo yari ari hano. ariko no mu bitabo byagiye byandikwa ku mateka Kaganza usanga havugwa Mutara Rwogera.
uwo mwami ngo yari afite intego yo gutsinda Gisaka. Gisaka ni mu burasirazuba bw'ubu, kikinjizwa mu buyobozi bw'u Rwanda. Ngo niyo ntego y'iyo ngoma ya Rwogera. Birashoboka ariko ko ari byo bahimbye nyuma, kuko yashobora kugira iyo ntego kandi ntanayigire, kuko atarazi neza uko mu Gisaka hameze. Yaje kubigeraho abifashijwemo n'ubutwari bw'ingabo zateye, ariko cyane cyane n'amacakubiri yari mu Gisaka muri icyo gihe. Ntabwo ndi bubagezaho uko imirwano yagenze, kuko habayeho imirwano myinshi kandi nta ndwara nacyo tugamije aha ngaha, ahubwo nashaka kugira ngo mbabwire imitwe yateye n'ibyabaye nyuma yo gutsinda Gisaka. Hateye imitwe 8, imitwe y'ingabo 8. Rero ngiye kubabwira abakwiye umwami. Hateye amatorero 2, itorero ry'urugangazi n'itorero ry'impezamihigo. Umutware wazo yari Rwabika rwa Gahindiro. Hakaba inzirabwoba. Mu nzirabwoba hateye amatorero akurikira. Inzirabwoba nyine, kuko itorero rya mbere ryahaga izina umutwe wose w'ingabo. Hari inzirabwoba nyine, hakaba n'Itanganika, zikaba zari ziyobowe n'umutware Nkoronko. Hateye kandi umutwe w'Uruyange. Amatorero 3 ari Uruyange, Urugangazi, nabo bafite Urugangazi hamwe n'Ijuru. Umutware wazo akaba Rwakagara rwa Gaga. Muri mutwe w'ingabo wateye icyo gihe, umutwe w'Intaganzwa. Umutware wawo akaba ari Marara mwene Munana. Hari kandi umutwe wa Shakamba, wari umutware Nkusi ya Gahindiro. Undi mutwe wari uhari wateye muri icyo gitero ni umutwe w'Imvejuru, umutwe w'ingabo z'Imvejuru. Umutware wazo akaba ari Nyarwaya Urutesi. Hari undi mutwe utarashobora kuhabura, umutwe w'Abakemba, kuko n'ubundi ari wari urinze urugerero rw'Imunyaga. Bakaba bari bahanganye n'ingabo zo mu Gisaka. Umutware w'izo ngabo yari Rwihimba rwa Kabaka. Kabaka ngo akaba azwiho ko yaraguye ku muharuro mu gitero umwami Gahindiro yateye i Burundi. Icyo gihe haguye Abanyarwanda benshi, nk'uko nigeze kubibabwira kare. Hari umutwe w'Ababito. Umutware wabo yari Nyankiko ya Rugambwa, ari nawe wari umugabo w'igitero. Nk'uko nabibabwiye, ntabwo ndi buvuge iby'uko intambara yagenze, kuko yabayemo imirwano myinshi. Icyo ni icy'ingenzi twamenya ni uko ingabo zatsinze intambara, maze Gisaka kikayoboka u Rwanda. Kandi hari hashize igihe kinini ibihugu byombi bihanganye. Ikindi ni uko ingabo zatsinzwe zinjijwe mu mirwanishirize y'ingabo zo mu Rwanda. Iyo mitwe y'ingabo yo mu Gisaka yinjijwe mu ngabo z'u Rwanda, imaze kuyoboka Mutara Rwogera. Ni iyi ngiyi ngiye kubabwira. Hari Abarasa, aribo bari bazwi cyane, umutware Kabaka ka Kayagiro. Yagiye Kaganza kwemera ko yibutse umwami Rwogera. Mu kwemera ubuyoboke bwazo, umwami Rwogera yahaye inka 50 umutware Kabaka. Aha n'abandi bamuherekeje buri wese inka 5. Byari nko kubashimira ko bamuyobotse, bemeye kuba Abanyarwanda. Bikaba bishimangira ko ku rugamba, nk'uko byigeze kuvugwa, Abanyarwanda batagenzwaga no kwica abo bari bahanganye, ko ahubwo bashakaga ko bahanganye bayoboka umwami w'u Rwanda,
bagahinduka abanyarwanda bibumbiye mu mitwe yabo bari basanzwemo. Hari ingero nyinshi ntarondora ubu ngubu. Umwami yagabiye izo ngabo Nyamweza, naho Kabaka aba umutware wungirije. Izo ngabo zaje kugabirwa umutwe w'inka witwaga Ingaju z'Isakara mu murenge w'ubu wa Ngoma, zikaba zaragabiwe n'umwami Rwabugiri. Undi mutwe w'ingabo wayobotse ni Abahirika, bakaba bari ingabo z'igikomangoma Mushongore, nawe yagiye Kaganza kwibuka Mutara Rwogera. Umwami aramwemerera amugumisha ku butware bw'Abahirika. Ariko kuko u Rwanda rutemeraga ko rutsinze mu gihe umwami atarashyikira ingoma y'Ingabe, umwami Rwogera asaba Mushongore kuzamuzanira ingoma y'Ingabe y'Igisaka kuko yari igikomangoma. Mushongore yanze kubyumva, ahitamo kwigomeka kuri Rwogera. Rwogera yongera aramutera, nanone aramutsinda, ahita ahungira i Buzinza hakurya y'Akagera ku muntu uri mu Rwanda. Mushongore ntiyagarutse, maze ingabo zitwaraga zihabwa Nkoronko mwene Gahindiro kuzibera umutware. Undi mutware w'ingabo wayobotse ni uwitwaga Abadahigwa, zari ingabo z'umutware Rushenyi rwa Sebakara, nawe yagiye Kaganza kuyoboka Rwogera. Rwogera aramushima, ariko Rushenyi agirwa umutware wungirije, naho ubutware bwuzuye buhabwa Gacinya ka Rwabika mwene Gahindiro. Iby'izo ngabo z'Igisaka zayobotse umwami w'u Rwanda tukaba tubikesha igitabo Les Milices du Rwanda Précolonial cyanditswe na Padiri Kagame. Mwumva ko Kagame akunda kuzamo kenshi. Gitangarizwa i Buruseli mu mwaka w'1963. Ingabo zimaze gutabaruka zigeze i Kaganza, Rwogera ngo yarazibwiye amagambo akurikira ngo mutsinze Igisaka atari uko muzi kurwana kurusha Abanyagisaka, ati ahubwo mubatsinze kubera ko bari babuze ubumwe, kubera kutumvikana hagati yabo. Namwe bibabera isomo, muzakomere ku bumwe bwanyu, kubera ko igihe muzamwabubuze namwe muzatsindwa. Kubirana n'umuco n'umurage w'umuco, kandi i Kaganza hakomoka imbyino zimaze igihe zaramamaye, zikaba zitirirwa urwiririza rw'i Kaganza kwa Mutara Rwogera. Hari Benimana,
ugiriyo warahaye sibonye ntore bawe inari mu ruhango nanandinga areba ngo nari mu ducoco ducoceje nyana ngo nutwakibahare ndeba remera dore nihi wabo washaka mbabaye iniga mugabo yarongomereza ngo ntabangikana n'abatenye agira uwaterura nyene dore bene imana ni bene shoboye ngo nari kwibuye rihetse ngo nirya ntosho nakemura dore nihi wabo washaka ugiriyo warahaye siwonye ntore nari mu ruhango nanandinga areba ngo nari mu ducoco ducoceje nyana dore iyo mikara yasenza mbabaye dore mu ruhange hakoco mu misaya yahaye ikebye biranga ikandira tete gate abazi bawe dore bene imana ni bene nyigisha ugiriyo warahaye sibonye ntore hari n'abagore beza bagore
ni amashusho twafatiye mu gitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 y'umujyi wa Nyanza ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2024. Icyo gitaramo kikaba cyarabereye mu gikari cyahoze ari ingoro y'umwami Mutara Rudahigwa mu Rukari. Mbere yo kugira icyo tubwira hano hahoze ari ingoro y'umwami Mutara Rwogera, kugira ngo wibwire abatureba kandi batwumva. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Aimable, abandi umuyobozi w'umudugudu wa Muganza. Hakaba ari mu mudugudu wa Muganza hahoze hitwa Kaganza. Hanyuma se we ko ukiri muto hari bwo bigeze wumva ibya Mutara Rwogera? Nabisanzeho aho menyeye ubwenge. Kubera ko sindi mukuru cyane ariko n'ubuso bwaho bw'urwo rugo ndabuzi aho bugera. Kuko hari naho ibivumu nabisanze nanjye. Ubwo buso wabuze uko bungana se? Ntabwo namenye. Ucishirije? Oya, ntabwo ni bunini. Ni bunini cyane. N'aka gasozi kose aho tureba. Ucishirije harimo ni ahantu hajya gufata nka hegitari nka 20. Nkurikije ingano yaho uko mpazi. None se kuba uri umuyobozi w'umudugudu hahoze ingoro y'umwami, wumva nta kintu cyakorwa kugira ngo aho hantu hajye hibukwa? Ibi bintu twarabisabye ndetse mu ikusanyabitekerezo ejo bundi ryabaye ry'abaturage twabitanze no mu nyandiko. Aho umudugudu wari wicaye dutanga ibitekerezo, twasabye yuko ahantu hagomba kuboneka ibimenyetso byazatuma n'abazadukomokaho isi kiriho bajya bamenya icyabereye aha hantu. Ibyo bimenyetso mwasaba nk'ibihe? Ni iki bahakora? Ni ikimenyetso ki? Ni inzu? Ko hakorwa inzu ndangamurage. Hakaboneka inzu y'amateka n'uyu mudugudu kugira ngo nk'iyihe se? Nk'Inyanza? Nk'iyi Nyanza, cyangwa se ariko ikaba inzu nziza ariko ifite itandukaniro, ifite icyo isobanuye, ku buryo uwigezaho yavuga ngo iyi nzu si y'umuturage, igaragaza ko nyine ari inzu y'amateka. Ubona byamarira iki umudugudu? Ibi bintu byawuteza imbere kandi byatuma habonekamo ubukerarugendo, kandi tuzi neza ko aho ubukerarugendo buri n'abaturage barunguka. None se ibyo bitekerezo mwatanze mukusanya vuba aha ngaha, ndabizi ko byagiye biba henshi, nanjye rero nagiye kubitanga aho ntuye. Ni inzu yonyine gusa y'ubwami cyangwa nta wese nk'umuntu wazanga akagira inyota cyangwa akagira inzara yaza akareba inzu gusa nta kindi? Iyo tumaze kubona inzu y'ahantu hari ubukerarugendo, hubakwa n'ibikorwa remezo kandi byakorerwamo, haboneka amacumbi ya mukerarugendo, haboneka n'amahoteli, birashoboka kuko ubushobozi bwaboneka. Ariko si ibyo mwabishyize mu byo mwasabye cyangwa ne? Twarabisabye ko ahantu hagira ikintu cyakorerwa hakitabwaho hakamwikana. Ndetse munampamagara nagize ngo ahari ibyo bitekerezo aho byageze, naho se birihuse bigeze yo ku buryo n'abarimo b'amateka bahise babimenya. Twebwe icyo tureba ni ukwigisha gusa, naho ibyo bindi hari igihe ibyo twigisha cyangwa se ubushakashatsi dukora byakora ubuvugizi, ariko siko kazi kacu. Kuriya kazi byacamuka mu buyobozi bw'akarere, bigakomeza bikazamuka bikagera aho ibyemezo bikomeye bikuru bifatirwa. Ariko twatanga umusanzu wo kuba twavuga agaciro kabyo, ikindi icyo umuntu yakora. Twebwe nibyo tuzigisha aba bana nibaza hariya muri kaminuza, ariko dushobora no kubikora ku buryo babyigira n'aha ngaha. Ibi ngibi mutubwira nk'abana bakazabyiga hano mu mashuri, ibyo byashoboka cyane. Ariko ibyerekeye ubukerarugendo hari izindi nzego zishinzwe ubukerarugendo nka RDB, inteko y'umuco, hari ukuntu babikora, ariko kugira ngo babikore bagomba kubikora ariko babanje kumva ko hari ibyo bimenyetso bihari aho hantu, koko ubwami yarahabaye koko, ntabwo ari ukubeshya, hari ibimenyetso bigaragaza,
ntabwo wabikora hatabanje ibiganiro nk'ibi ngibi. umwami yarahabaye kuko twagiye tubona ibimenyetso by'abasaza twagiye dusanga kuko bamwe bagiye basaza bavaho hazamukamo n'abandi ndetse amenya hari n'uwabitanzeho amakuru ku buryo ushobora kubona agatabo kaba karasohotse kw'ibyo bintu. ubundi uyu mwami igihe yabereyeho hagiye gushira imyaka 200. ntabwo icyo tugamije si ukureba niba mubizi cyangwa mutabizi, ni ukureba niba hari ibimenyetso bigaragaza ko yigeze kuhaba, kuko hashize imyaka ntabwo umuntu azi neza ariko ni hagati 150, 180 na 200. nta muntu w'icyo gihe w'icyo gihe waba akiriho ubu ngubu, ariko hari ukuntu abantu bagenda bahererekanya amakuru, bakagenda bahererekanya ibitekerezo, tuba tugira ngo turebe niba hari ibyo abatuye aha ngaha bagifite. hanyuma nkaba ngushimiye. tuvuye Kaganza dusubiye ku Mukingo. Muri mwami wahubatse urugo ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Tukaba turi kumwe n'umushakashatsi hano wabikurikiranye neza, nagira ngo tubwire icyazi kuri aha hantu hahoze urugo rw'umwami, ariko mbere na mbere abanza twibwire nubwo abantu benshi musanzwe mumuzi. Urakoze cyane. Nitwa Kanyandiko Jean Pierre, nkaba ndi umukunzi n'umucukumbuzi w'ireme ry'umuco n'amateka by'u Rwanda. Sinzi niba nakomeza. Aha turi rero ni ku Mukingo, ku murwa wa Kigeli Rwabugiri. Bita ku murwa wa Kigeli Rwabugiri kubera ko twaganiriye n'abasaza benshi, yenda uwo abantu benshi bazi cyane mu bahatweretse yitwa Mushabizi ucuranga inanga. Ari muri bamwe baje kutwereka aha ngaha, batubwira ko hari ibivumu, ibigabiro byinshi, ariko icyo mu byo yatweretse byinshi nyine kubera kuhahinga bagiye babyangiza. Icyo yatweretse mu bihasigaye ni iki giti cyitwa umusange. Ku mirwa y'abami ntabwo gikunze kugaragara, ahubwo icyo mu muryango umwe nacyo nicyo gikunda kugaragara, icyitwa umusebeye. Nicyo dukunda gusanga ahahura na Ruganzo Ndori, niho dukunda gusanga umusebeya. Iki ngiki twagisanze hano nicyo mu mirwa y'abami nibwo bwa mbere twari batweretse umusebeye, ubundi umusange. Ntabwo ubundi ku yindi mirwa y'abami gikunda kugaragara. Ikindi nk'abashakashatsi twasanze kuri uyu murwa bamaze kutubwira ko ari kwa Kigeli Rwabugiri. Twasanze koko yarahatuye, kandi tuhasanga mu miganura Kigeli Rwabugiri yijihije, nabyo dusangamo ko aha yahijihirije umuganura. Niyo mpamvu rero dukurikije abasaza bahatweretse, kandi ntabwo ari kera cyane, twemeza koko ko aha ngaha ari kwa Kigeli Rwabugiri. Usibye se kuba yarahirije umunsi mukuru umuganura, nta kindi kintu waba waramenye yaba yarakoze cyangwa se cyakozwe atuye aha ngaha? Hari igisigo yatuwe n'umusizi witwa Sekarama. Icyo gihe yari yimitse imfizi ye yitwa Ntayo Zisa. Muri icyo gisigo nacyo ubisangamo ko yakimutuye hano ku Mukingo. Niba ubyibuka se icyo gisigo kiravuga ibiki, niba hari icyo muri make ukize? Ntabwo nkibuka, gusa yasingizaga, yarataga iyo mfizi. Uze kumbwira uko gitangira ndebe ko nawe ngifite. Ntayo Zisa nanjye ndagifite. Nyine uze kumbwira ko gitangira. Yego. Hanyuma ikindi tuzi ni uko mu gitabo nanone cyitwa Ingoma ya Rwabugiri na Kanjogera, bagenda bavuga. Cyanditswe nande? Numva ari minisiteri. Cyangwa cyatangajwe nande? Numva ari mini priseke. Ingoma Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera. Nicyo cyatangajwe na minisiteri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi. Nacyo rero kivuga imirwa ya Rwabugiri n'abagore bari muri iyo mirwa. Aha ngaha rero bavuga ko hari umugore we witwaga Nyirabaziga. Nacyo numva ni ikintu gikomeye cyane. Tuba dukwiye kumenya n'umugore wari uhari, kuko akenshi urugo rw'umwami, umurwa w'umwami wabaga uhagarariwe n'umugore we. Yego.
ngira mu bisigo hari n'abavuga ko ari ko aho ngaho hitwa umugore. yego Izi igisigo kigeze kubaho bajya impaka zo kumenya umurwa wabanje babigeranya n'umugore. yego kuba rero uwo mugore yari atuye hano ni byiza cyane, nabyo ni ikintu gikomeye cyane tuba dukwiye kumenya. Nta gitero na kimwe yaba yaragabye avuye aha ngaha waba waramenye? Ndumva ntacyo nibuka. Ibyo bihagije urakoze. yego ibindi tuzajya tubyongeraho dukurikije ko tuzajya tumenya amakuru yabyo. yego Undi mwami wahubatse urugo ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Akaba yari ahijirije ibirori by'umuganura hagana mu mwaka w'1885. Umunsi mukuru w'umuganura wahaga abanyarwanda uburyo bwo kwishimira umusaruro no gusabana hagati yabo. Ikiri ni uko bafashaga kumenya imbibi z'u Rwanda, kuko batari abayoboke b'umwami batabitabiraga mu buryo bwagenwe n'ibwami. Rwabugiri kandi yahimikiye imfizi yitwa Ntayozisa. Uwo munsi umusizi Sekarama amutura igisigo Ntambi neza. Hari aho agira ati: mu ntege hasagurira intanage, urweru rurayisaba ku mubiri, ubundi ngo mu ruhama yahatatse amasimbi, hagati y'amaboko ihategura urugori. Iyo ni imfizi avuga. Ubundi ngo amaboko yakwije ibihugu, yibukwa n'ibihugu byose. Ntabwo nasubiramo icyo gisigo cyose kuko ari kirekire kandi hakaba harimo amagambo amwe n'amwe ntabasha kumva. Nta kindi twashoboye kumenya gifitanye isano n'urugo rwa Rwabugiri ku Mukingo. Tuzongera kumuvuga nitugera i Mwima na Mushirarungu, ariko cyane cyane nitugera i Rubengera mu karere ka Karongi. Aho ku Mukingo kandi habaye n'urugo rw'umwami Musinga. Nyuma y'intambara yo ku Rucunshu mu mpera z'umwaka w'1896, iyo ntambara ikaba yarahaye Musinga amahirwe yo kwima ingoma ibwami bimukiye Irunda mu karere ka Kamonyi, maze bimika Musinga. Ahabwa izina ry'ubwami rya Yuhi. Abashakashatsi amateka ntibamwita Yuhi wa gatanu kugira ngo bamutandukanye n'abandi Yuhi bamubanjirije, hariho Yuhi Gahindiro, Yuhi Mazimpaka, Yuhi Gahima, Yuhi Musindi. Nubwo umwami Rutarindwa yari yaraguye ku Rucunshu, ibwami hakomeje kubaho, kuko Kanjogera nyina wa Musinga yari yarimikanywe na Rutarindwa, kandi umugabekazi yari afite ububasha nk'ubw'umwami. Nyuma ya Rundi ibwami bimukiye ku Kamonyi, aho bavuye bimukira i Gitwiko mu karere k'Ubukamuhanga. Bavuye i Gitwiko bimukira ku Mukingo mu mwaka w'1898. Bakimara gutura ku Mukingo, ibwami basuwe na Dr. Richard Kant. Uwo Dr. Kant yavutse mu mwaka w'1867. Amaze kwiga kaminuza, yafashe icyemezo cyo kuza muri Afurika gushakisha isoko y'uruzi rwa Nili, dore ko byari ubushakashatsi bugezweho cyane muri icyo gihe. Yageze Dar es Salaam mu mwaka w'1897, akomeza imbere mu mugabane wa Afurika, ahemuka mu Rwanda mu mwaka w'1898. Yasuye ibwami bakimara gutaha ku Mukingo. Yahageze ku itariki ya 14 Kamena, haba ku itariki ya 18 Kamena. Ku itariki ya 16 Kamena yabonanye n'uwo yitaga umwami Musinga, kandi ahubwo yari Mpamarugamba. Ibwami bari baremeje guhisha Musinga abazungu. Richard Kant yaje kubimenya mu mwaka w'1900, nyuma y'imyaka 2, maze ajya ibwami afite imbunda bakanga ngo bamwereke Musinga nyawe. Bahise bamwereka, ariko bari baravuye ku Mukingo batuye i Nyanza. Noneho umutware w'Inankiko niwe babonanaga kenshi, kuko yari yarasimbuye Kabare ku butoni kuri Kanjogera.
Richard Kandt yinubiye ukuntu ibwami bamufashe nabi, ababazwa n'uko ngo bamusuzuguye kandi bari mu rwego ababazwa n'uko ngo bamusuzuguye kandi ngo ari mu rwego rwo hasi kuri we. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu bushakashatsi, Dr Richard Kandt yagizwe umuyobozi mukuru w'ubukoloni mu Budage mu Rwanda mu mwaka w'1907. Nibyo byamuhaye ububasha bwo guhitamo ko Kigali ari igomba kuba icyicaro gikuru cy'ubukoloni mu Rwanda. Niho abantu bahera bavuga ko yashinze umujyi wa Kigali, ariko nta cyemeza kugeza ubu ko yari afite umugambi, ko yari afite umushinga ugamije gushinga umujyi wa Kigali. Guhitamo icyicaro cy'ubuyobozi ntabwo bivuze byanze bikunze ko ari ugushinga umujyi. Ibyo tuvuze kuri Dr Richard Kandt tubikesha igitabo cyanditswe na Binse Renard cyitwa Le Rwanda et l'Allemagne depuis le temps de Richard Kandt, cyasohotse mu mwaka w'1988. Hari kandi igitabo cyanditswe na Kandt cyitwa Caput Nili, aho ibyavuga ku mukingo byahinduwe mu Gifaransa na Riga, bigatangazwa muri Etudes Rwandaises, bivuye muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'1980. Ikindi gikorwa cyaranze ingoma ya Musinga yagiye ari ku mukingo ni uko yaremye ubushyo bw'inka yise Ntampuhwe. Uwo mutwe w'inka zitwaga Ingeyo. Umutahira wazo agirwa Nziramuhinda wa Sengabo. Iyi miyoborere y'inka yo kuzihuriza mu bushyo bukitwa izina kandi bigahurizwa hamwe n'andi mashyo maze bigakora umutwe w'inka, ukongeraho n'uko umwisi yahitagamo iruta izindi zose yitaga indatwa muri ubwo bushyo maze akayita izina, ni umuco w'imiyoborere n'ubuvanganzo biranga u Rwanda rw'icyo gihe. Ibyo mvuze ku mukingo nkambikesheje ibisobanuro byatanzwe ku izina ry'inka ya Mparaye yo muri ubwo bushyo. Iryo zina rikaba ryariswe na Rukazambuga. Bikaba byaratangajwe na Padiri Agis Kagame, nongeye kumuvuga ko ari we muntu wabyitayeho cyane, mu gitabo gise Amazina y'Inka cyashyizwe ahagaragara mu mwaka w'1988 atakiriho kuko yitabye Imana mu mwaka w'1981. Ibyo byakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cya INRS. Rugamba Cyprien akaba yarabigizemo uruhare rukomeye. Ndangurura bigwi niyarutohe Garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ry'icyuye Nakamanangahe yewe ga yaragiye no kwa Musinga wehe Gwiza Korenda wehe Gahora n'Imana mbega Musinga Gwiza Korenda nkitiyamzaye Nshuti yambyaye ngo abyiyahetse Gahora n'Imana mwami w'i Rwanda